murumuna we bita Kinyoni. Kinyoni akaba yari umwanditsi w'indirimbo, yanditse indirimbo za Christopher, yanditse Kora by the Ben, oh my baby Kola 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 my body, oh my baby Kola 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 my body. Niwe wayikompoje. Kinyoni aba arapfuye, yapfuye ari muri studio hamwe na Element ndetse n'uwo bita Christopher. Ikindi hari nk'amarozi, ugasanga abahanzi bagiye bashinjanya amarozi, bagenda bavuga bati uyu ni undoga, uyu ni undoga. Cyambere twavuga kwishyura aba influencer mbese bakibasira abandi abahanzi. Ushobora kumva ngo abahanzi ukuyibaza ukuntu bakora ibyaha, kandi urumva mu Rwanda nta muhanzi urafungwa avugwaho ko yakoze icyaha akoresheje ubuhanzi, nta n'uwo biravugwa, ariko akaba yabivuze gutyo. Abahanzi rero ibihe byiza kuri wowe dukurikiye kuri Nitwa Media, nshaka kubagezaho amakuru atari ivumbi. Dr. Murangira Thierry, umuvugizi wa RIB, akaba yatangaje ibintu bikomeye kandi bitagiye kure ibyafata ku mavuta. Iyi nkuru tukaba tuyisanze ku gihe, reka tube credit yabo nk'abantu batugezaho amakuru agiye atandukanye kandi ku gihe, kandi koko ni igihe koko. gihe.com giye muri search engine wahita ukibona. So aya ni amakuru y'imyidagaduro ariko nyine atarimo umwuka mwiza, urumva yamaze kwivanga na politiki kuko yaje muri RIB. Aya makuru rero akaba avuga ko hari ibice bitatu by'imyidagaduro Dr. Murangira Thierry banarije nka RIB ndetse n'ubushinjacyaha ari gukorerwamo ibyaha bigiye bitandukanye. Hakaba n'igice cya kane twakita extra, cyangwa se nyine igice kirenzeho ku ruhande nyine nk'inyunganizi ya byose, cyangwa se summary. So icyambere rero ni abahanzi. Ushobora kumva ngo abahanzi ukuyibaza ukuntu bakora ibyaha, kandi urumva mu Rwanda nta muhanzi urafungwa avugwaho ko yakoze icyaha akoresheje ubuhanzi, nta n'uwo biravugwa, ariko akaba yabivuze gutyo. Abahanzi rero, hari abahanzi, first of all hari abahanzi, icyambere twavuga kwishyura aba influencer mbese bakibasira abandi bahanzi. Ugasanga urugero niba umuhanzi akomeye, nta muhanzi turi bumentioninge kuko nta muhanzi bigeze bavuga, nubwo wenda hari abo bavuze abanyamakuru bamwe na bamwe. Ugasanga umuhanzi arishyuye ngo basabye ikindi cyamamare kugira ngo we akomeze akore, akomeze atere imbere. Ibyo bintu byagiye bivugwaho cyane. Ikindi hari nk'amarozi, ugasanga abahanzi bagiye bashinjanya amarozi, bagenda bavuga bati uyu ni undoga, uyu ni undoga, uyu ni ugira ate. Niyo mpamvu nicaye kuri mikoro kugira ngo ayo makuru nyabagezeho, kuko muzi ko nanjye mu itangazamakuru n'ubuhake nabukora kabisa, ariko nkabagezaho inkuru nzima. Ugasanga umuhanzi rero arishyuye ngo basebye mugenzi we kugira ngo we atange attention, agaragaze ko ari mwiza, noneho akomeze gukora mu nzibacyuho. Mbese ntabwo ari inzibacyuho, mbese mu gihe undi yatakaye, mu gihe undi yishwe na stress, kuko ya tekiniki ikunze kubaho. Umuhanzi menya byaraturutse no muri Amerika cyane, muri Amerika niho byaturutse cyane. Ugasanga umuhanzi umwe yishyuye umu influencer akakwibasira, byabaga cyane ku bapaparazi akakugenda, noneho kumwe wowe wataye umutwe, wowe kumwe nyine ufite stress zakwisha, wibaza ukuntu ejo uzabigenza, ejo bundi wibaza ukuntu wasebye. Undi muhanzi wakagufatira n'agasohora album ya Danje wo muri Summertime, musaza ugahita utumutwe, ugahita bigucanga, ukibaza none ugasanga nta na projet nzima wari ufite, n'izo ufite n'izirangiye. Ibyo bintu byagiye bibaho cyane. Ugasanga umuntu asubiye inyuma bitunguranye, ugasanga Samira amucitse nta kintu akoze. Niyo mpamvu nemeje kwicara ku gipangu cyanjye kugira ngo mbagezeho amakuru. Ubundi buryo umuhanzi yakoramo ibyaha ni ubuhe? Muribuka umugabo wandikaga indirimbo, murumuna wa Jean Paul nyiri Country Record na Country FM, ariwe Jean Paul, irindi ntabwo ndyibuka, nawe ntabwo mukurikira cyane. Murumuna we bita Kinyoni. Kinyoni akaba yari umwanditsi w'indirimbo, yanditse indirimbo za Christopher, yanditse Kora by the Ben, oh my baby Kola 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 my body, oh my baby Kola 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 my body. Niwe wayikompoje. Kinyoni aba arapfuye,
yapfuye ari muri studio hamwe na Element ndetse n'uwo bita Christopher, bari muri studio nyine bari gukora indirimbo nyine, gusa Kinyoni we akaza avuga ko atameze neza, bityo akarwara mu nda. Christopher akamuterura akamujyana ku bitaro, amugezayo umuhungu wacu akaba aratashye, yarwaye amasaha 3. no kujya ajya kuri Instagram ye arandika ati Element ni wowe umwishe, ariko nanjye ngiye kukuzimya ndetse nawe uzapfa, nzihorera. Urumva nyine amarozi muri showbiz, ibintu nk'ibyo nyine nicyo nashakaga kuvuga. Nari mbonye umwari wagendaga hariya yurira kuri moto utambaye neza, nari ngiye guhamagara ngo mubwire ngo mpamagare Kiramana munyuze akanyafu, ariko nyine nubwo byanze ariko nta kundi. Kiramana bakunyije akanyafu amuswa we, Kiramana bakunkubitiye kabisa. Muri misa afite episode zo kwiyenza, afite content ya danje yo kwiyenza ku bantu bambara ubusa. Ubundi buryo umuhanzi yakoramo icyaha ni nko kuririmba ibishegu. Muribuka mu Burundi bafunze indirimbo ya yo si fresh, indirimbo ya sorry ni umusaza warutse buje mba ndi ku muhanda kuko ntago natinya kamera kabisa, cyangwa ngo ntinya abantu, byo twarabirenze. Mu gihugu cy'ababanyi cyangwa se cy'abaturanyi bitewe n'aho uri, bafunze indirimbo ya Bruce Melody na Double J yitwa Inzoga ni Baby. Indirimbo koko yigishaga ibijyanye n'uburaya ndetse n'ubutinganyi tutabigiye kure. Indirimbo nyine itari ifite message nzima habe na gato. Bafunga indirimbo ya Kiriko, bafunga indirimbo ya Double J wenyine n'indi ya Kiriko nanone, bafunga n'izindi za Bruce Melody nka kinyuma idafite message namba, ahubwo ari yo kwangiza urubyiruko, niko twabyita, kuko nta idafite message kiba cyangiza. Ni indirimbo nyinshi nyine z'ibishego, niko twabyita n'ibishego. Gusa mbere na mbere kude chapeau ku legend bamwe na bamwe, urugero nka Pfra, nka Jay Polly nubwo atagihari, n'abandi nka Makanyaga ndetse na Butera Knowless, kuba batakora indirimbo z'ibishego. Ikindi abahanzi wenda reka tureke kubatindaho cyane, gusa nyine ayo makosa nibwo buryo nyine bugaragazwa, ku buryo nabo bakora amakosa nyine mu bijyanye na entertainment. Ikintu cya kabiri yagarutseho ni icyitwa iyobokamana. Ikintu bita iyobokamana cyo noneho cyarakamejeje kabisa. So nibyo twavugagaho, ikintu bita iyobokamana abantu banjye kabisa. Cyo noneho reka tuvuge uburyo cyajemo ikintu bita akavuyo, ikintu cy'ubugambuzi bushingiye ku bushukanyi. Urugero, Apotre Yongwe yigeze gufungwa ashinjwa kurya televiziyo y'umuzungu wamwizeye nka Apotre, akavuga ati reka nyimbikwandikeho dukorane, birangira yimuriye ariyo Yongwe TV. Bibaho ejo bundi Pasiteri Jean Bosco hamwe n'umugore batawe muri yombi, uretse ko bakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ukundi cyangwa se kwihesha umutungo w'undi, ndetse no kukangisha amafoto y'urukozasoni y'umuntu bwite. Ubwo ubu bakaba bari muri RIB. Urumva nshatse n'ubu nanjye nabyuka nkaza nk'abapasiteri cyangwa se nkiyita Apotre, nsaba amaturo kandi byakunda. Urumva ko ni ibintu bitagoranye kabisa. Hakaba ikindi kintu cy'insengero nyinshi kandi insengero zitabaruye. Iki cyo cyagarutsweho n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, His Excellency nyakubahwa niwe mvuga nka Terisari, niwe mvuga kabisa nka Terisari. Umva ibintu by'insengero urabivuga iki nyuma? Banze gusubiza abacyari bato.
cyagarutsweho na His Excellency Perezida Paul Kagame avuga ko insengero hari habaruwe insengero zigera mu bihumbi 14, hakaba handitswe muri RDB insengero 700 zonyine. Urumva ko rero byari ibintu bikakaye, urumva ko gukora umurimo w'Imana utemerewe nta bipapuro ufite, ntawe ubutaniye n'inzu y'indaya, ko niyo ibitafite ibyangombwa hanini nihita nihishura. Rero urumva nyine ugomba kujya muri RDB, Rwanda Development Board, ukandikisha umushinga wawe. Umara kwandikisha ubundi ugakora byemewe n'amategeko, wanagira n'ikibazo kibwa bakaba bakwitaho bakagukemurira ikibazo mu maguru mashya. Urumva nyine ari byo Perezida Paul Kagame yahagurukiye nyine agaca akajagari k'insengero ndetse n'ubujura bukorerwa mu nsengero, ko nta muntu ugitinya kwiba yitwaje titre. Ako kana ahubwo kwiba witwaje titre urusengero rwaguhaye apotre, kwiba witwaje ko witwa apotre, kwiba witwaje kuri apostle, kwiba witwaje kuri prophète, kwiba witwaje kuri pasteur, ibyo byo barabihagurukiye ntibiteze kongera kubaho na gato. Ufatirwa mu cyaha ukekwaho muri RIB bakwitaho bagukemura. Ikintu cya gatatu, abamamaza imbaraga zidasanzwe. Ujya kumva ukumva ngo umuntu aravuze ati dusengera indwara zidakira, ukumva ukahita uvuga uti siko ufite sida cyangwa se mfite ikindi kirwara indwara idakira, kangende bansengera. Ibyo bintu nabyo umuntu akaguhuza utwawe ngari kugusengera ngo urwaye sida ngo uri bukire. Rwose ibyo ni ukukubeshya, ni ukukubeshya. Bivuze ngo mwigengesera. Ubu tumwe impamvu igihe kiba cyabyanditse RIB ikabivugaho, Perezida Paul Kagame akabivugaho, natwe tukabivugaho, ni ukugira ngo mwe mudukurikirana muhumuke kabisa, muhumuke kandi nimumara guhumuka mujye mushishoza. Uvuga utari ku muntu uri kusaba amafaranga ngo atsengere we n'ibiki. Umuntu uvura indwara zidakira arazivura ati? Indwara yananiye muganga uraterera, aho kugira ngo ujye gusengesha wakwisengera ubwawe. Ikindi ni gukangisha abantu amafoto y'ubwambure bwabo. Aho muraza kubizira abantu bafata ifoto y'umuntu yagwegeze kuvugaho ngo akangisha dabije amafoto ye yambaye ubusa yamufashe baryamanye. Ibintu nk'ibyo mujye mubyirinda. Kwizera Yesu Kristo Umwami wacu, amen.